Ku itariki ya 2 Kamena muri 1994 ni umunsi wanjye nibuka nkafatiraho ibyemezo bikomeye. Nibuka uburyo jenoside yakorewe abatutsi yangizeho ingaruka nk'uko yagize ingaruka ku bantu benshi, uhereye ku bo yari igenewe birumvikana. Narokotse umupanga nkabo, kubagirira impuhwe no gufatanya nabo mu kubaka igihugu muri ibi bihe, bikaba bintera kimwe n'abandi benshi bifatanya nabo gutotezwa n'abarwanya igihugu. Ariyo mpamvu uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho bimwe mu byo bakunze gushingiraho bantoteza. Hari amahame yanjye, hari kuba nariyamamaje muri 1994, hari n'igitabo nanditse, nkaba ngira ngo rwose dukomeze mu minsi iri imbere twumvikana mu byo dukora byose, kandi nanabumvisha ko nta kintu bazampinduraho uretse gusa kuba bakwemera tugafatanya. Burya kurokoka bitera imbaraga. Niyo mpamvu abansebya ku maradiyo n'imbuga nkoranyambaga zo mu mahanga nta kintu bizafata. Mfite ku mutima abanyarwanda bose, kandi nzi neza icyanzanye muri politiki, ku buryo ngomba gukomeza guharana kugeza igihe twese tuzagera kuri demokarasi itubereye. Ubwo nari ngeze kuri pfunda nyine kuri 2 z'ukwa gatandatu, hari muri jenoside, urabona turacyari muri ya minsi 100, nashatse kumanuka ngana iwacu mu Buyenzi. Nafatiwe rero kuri bariyeri, abaturage banyita inkotanyi, yagombaga kwicwa uwo munsi. Ntanazi rwose ibyo byose bya politike, nta kintu na gito mbiziho. Nyamara batyaza umupanga, bawungera ku ijosi, banyereka ikinogo bagombaga kuntsindamo uwo mugoroba, batirije gato gusa ko akazuba gahumba. Nashoboye gutera akajisho rero mu rupfu, ku buryo rwose abazize jenoside nifatanya nabo, ku buryo mba mbyumva. Abarokotse cyane cyane ndabumva nabo, kuko burya umuntu arokotse urupfu ntabwo aba atandukanye narwo, rukomeza kumugendamo mu bitekerezo. Niyo mpamvu tugomba kubyitondera ibintu byo kubashinyagurira. Nzi ubugome bw'interahamwe, nkamenya n'ubujiji bw'abaturage muri icyo gihe cya 1994. Mfite kandi abantu benshi barokotse tuziranye, nzi uburyo babayeho mu bibazo, abafite ibikomere, bafite ubumuga, n'abandi babayeho mu burwayi, mu bushomeri. Mbese noneho wibaze iyo hakubitiyeho no gushinyagurirwa noneho na bene wabo b'interahamwe bari mu mahanga. Ubuhamya bwanjye bugiye kwamagana iryo totezwa rikorerwa abantu bafatanya n'abarokotse igihugu mu kugikunda no kucyubaka mu nzira y'amategeko ari mu gihugu muri iki gihe. Mu by'ukuri njyewe ndi mu murongo w'abantu barutisha igihugu amahanga, abantu twumva ko dushobora gusura igihugu tukamenya uko gikora, tukaganira n'abaturage, nyuma y'aho ngaho tugashingiraho ibihe bigeze kugira ngo dukore umurongo wa politiki. Ntabwo rero ugiye nkora politiki yo mu buhungiro nk'abantu batigeze bagera mu gihugu, baba bafite ibitekerezo bishaje, cyangwa baba bafite ibibazo biba byaratumye bava muri icyo gihugu, aho gushingira ku bibazo basanganye abaturage. Umurongo rero nibyo bituma n'abahisemo ubunyamahanga bamfata nk'aho tutari mu murongo umwe, bakigira opposition, bakibagirwa ko nanjye twese tuba duharanira
kuyobora igihugu cyacu no kugiteza imbere bitandukanye niba biriho tuba dushaka kugira ikindi twongeraho. Bo baba bashaka gusenya kugira ngo batangire ibyabo kuko nta n'icyo baba bazi mu gihugu imbere. Muri iki gihe rero hariho itotezwa cyane cyane ry'abantu batari mu murongo w'interahamwe. Abo bantu bakora politiki idashingiye mu buhungiro, abantu bagiye bagirirwa icyizere na FPR ikabashyira mu nzego z'ubuyobozi, muri rwa rwego kumwe leta yatsinzwe yifuzaga ko FPR nigera mu gihugu itagira n'umuntu n'umwe hasanga ari ibihuru gusa. Nibwo bifuza ko abaturage bose bashira mu gihugu. Abantu bajya babeshya ngo abantu bariho ngo ntibakuruwe. Yego intambara yaraduhungishije, ariko abo bayobozi nabo bifuzaga ko duhunga tukagishiramo. Niyo mpamvu iyo umuntu asubiye mu gihugu gukora politike cyangwa se kugisura, bahita bamuca bakamucikaho. Natanga urugero ku mugenzi wacu Evode witwa Evode Uwizeyimana, baramuvuze cyane mu mahanga, kandi nyamara yakoze ibikorwa byinshi mu Rwanda. Noneho naho aviriyeho barushaho nanone, nkaho umurimo ntabwo bari ubukonde, umuntu agira igihe cyo kujyaho n'igihe cyo kuvaho. Ndamushyigikiye cyane kuko nanjye ndi mu banyarwanda bavuye mu mahanga bakajya mu gihugu kandi bakagira ibikorwa. Ntabwo rero ikibabaje ariko nuko n'abandi nkanjye baba badafite imirimo mu buyobozi. Tugerageza kwerekana uko twigenga, hari n'abandi bagenda bagiye gukora za business gusa. Abo usanga dukomeza gutotezwa na bagenzi bacu ba mu mahanga, aho kugira ngo batwegere bararushaho kwigira kujya ku ruhande rwabo, bakishyiraho politiki yabo nkaho bagize igihugu cyabo mu mahanga. Nibo bireba rero, kuko ntabwo gutoteza abantu nkatwe hari ikintu bizatugezaho, bizadutwara. Bo ahubwo bakomeza kubeshya bibwira yuko ari bo banyapolitiki. Byonyine niba ukora ukaba ushaka guhungabanya, ukaba ukora politiki udafite na pasiporo yo mu Rwanda, ukavuga ko ukora politiki yo mu Rwanda, ahubwo uba nyine uri mu murongo w'abanyamahanga bagamije guhungabanya u Rwanda, kuko politiki ikorwa n'abaturage baba bafite ibyangombwa icyo gihugu. Iyo rero mutagerageza gufata pasiporo kuri ambasade, ntawe bibabuza. Muve mu buhungiro, mukore umurongo wo gutanga ibitekerezo, mushaka uburenganzira bwo gukora amatora, kuba mwatora mukanatorwa. Niba ibyo ngibyo mutabikora, kuki mukomeza kubeshya ngo muri abanyapolitiki? Nta bunyapolitiki mbona mu banyarwanda baba mu mahanga bakora politike badafite ibyangombwa by'u Rwanda. Nta munyamahanga wemerewe rero kuza gukora politike mu kindi gihugu. Muri abanyamahanga muzabyemere. Iryo totezwa dusanga kandi mu bitutsi abo banyarwanda bo mu mahanga bakoresha, riranga ryapfunwe nkunze kubabwira. Ipfunwe iyo badutuka, bashaka kuzamura iby'ubuhutu bakatwitirira ngo turi ngo abahutu b'udukingirizo, ngo abantu bakorera inda, ngo abantu ngo abakomba mbehe, ngo abaja, abacakara, ibintu mbese bizamura ya mateka ya kera, kandi bigaragaza ko nibo birimwo. Iyo babivuga nibo baba bafite ibyo bibazo. Twe rwose umuntu wese ugerageza kuva mu mahanga akajya mu Rwanda kumugerekaho ibyo ngibyo, ahubwo twe twarisanzuye, bo baracyafite ipfunwe, baracyari ahantu habi cyane. Ubwo rero kuri uyu munsi wanjye ukomeye, ngira ngo mbibutse ko nta kintu bazankoraho muri ibyo. Hari n'abaca inyuma mu gikari bakanyita amagambo, amazina yo gushaka kunkurura mu ruhande mu gaco kabo,
ngo emera kuri interahamwe, ngo niba uri interahamwe ngo uri umuhutu, ngo emera kuri umuhutu niba uri umuhutu uri interahamwe. Yewe ibyo by'amoko nabivuyemo kera, ndetse mbahaye urugero nko muri 2006 bw'umwana wanjye wakoreraga wari muto cyane mu Burayi, yambazaga tese imbere y'abazungu ko mbona batwita ngo turirabura kandi nkaba mbona ntirabura, mu by'ukuri jyewe ndi iki koko papa? Nkamusobanurira nti sinamubwiye ibyo by'amoko yo mu Rwanda, ubwo namubwiye hakomoka mu Rwanda mu Buyenzi, uko wimenye ko uri umunyarwanda w'umuyenzi iruhande rw'abandi bazungu b'Abafaransa, byaba ntazagira ibindi yaba amabara yaba amoko, ibindi byose bazavugaho ntuzagira icyo bikubwira. Abana kandi banjye barakura neza bakunda u Rwanda kugeza ubu. Abakomeza kunshinja rero ko naba narahinduwe no kujya mu matora yo mu Rwanda ntabwo banzi, ntibageze bansesengura uwo nsanzwe ndi we, ahubwo icyatumye njyayo nyine n'uwo mutima nari mfite mbere, umutima n'imyitwarire nkaba narabivukanye nk'umuntu ukunda amahoro, imyumvire nayo nkayivana mu gusesengura uko igihugu cyanjye, igihugu cyacu kibayeho, cyakomeje kubaho. Mpamya kandi ko ari wo musanzu kinkeneyeho nk'umwana wacyo. Nifuza ubwisanzure bw'Abanyarwanda, kandi ndashima kuba n'abayobozi bo mu Rwanda n'inzego zose nagerageje gukurikiza amabwiriza zikampa nanjye uburenganzira bwo gutanga uwo musanzu. Cyewe icyo nshingiyeho abenshi mwagombye kuba mutangiye kukimenya, ndetse ndanashima ko abenshi basa n'abatangiye kumva uwo ari we Mpayimana, umurongo we, ibitekerezo bye. Njyewe mbona ko gushaka ibisubizo by'ibibazo by'igihugu tuba tugomba gushingira mu mizi y'ibibazo. Nkabona ko nko muri 59 iyo abaharaniraga ubwigenge baza gukorera hamwe, Parmehutu na Runari bagafatanya kurwanya ubukoroni, icyo gihe muri 90 ntabwo twari kuhagera twarabaye ubushwangi kuriye. Twagomba gufatanya tukarwanya ubukoroni, aho kugira ngo umukoroni yiharerane bamwe abateranye n'abandi. Nanone muri 94 iyo hubahirizwa amategeko agenga intambara, ubuyobozi ntibushumurire abaturage interahamwe ngo zibagireho ububasha, zibayobore mu bwicanyi, igihugu kimere nk'ikidafite ubuyobozi. Icyo gihe nshima cyane igihugu tugezemo muri iki gihe ko gifite ubuyobozi, ibyaba bwabubazwa ntabwo wabaza interahamwe. Nyine umunsi ubuyobozi bwarekuye abantu bakikorera icyo bashaka, bizaba bitangiye gupfa. Niyo mpamvu nshyigikira amategeko cyane mu miyoborere, kubaha amategeko. Nta na rimwe rero Abanyarwanda bigeze bakora igikorwa kigaragara cyo kwamagana no kwitandukanya abicanyi n'interahamwe. Jyewe nanjye ibyo ndabikora, n'ibyo nkangurira abantu. Habaye ibyo gusenya amashyaka ya MRND na MDR, ariko abo bantu bari bayarimo nibo bagifite ibitekerezo bya jenoside, bakaba bari mu mahanga hirya no hino batuzengurutse, bakomeza gutoteza abantu nkatwe. Iyo ngengabitekerezo rero ndayirwanya, kuko usanga ari ingengabitekerezo ya jenoside, ikaba n'ingengabitekerezo y'iterabwoba yo gushaka gukoresha ingufu mu gukemura ibibazo. Abiyita abanyepolitike mu mahanga rero, iyo basuzugwe nanjye ndabasuzugura. Usanga ikibashimishije cyane ari ukumva ngo kanaka yahunze u Rwanda, we yavuye mu Rwanda yaje hanze, maze uvuye mu Rwanda bakamukomera amashyi, uhagiye bakamucikaho. Ngo kuko bakiranye amaboko yombi mugenzi wanjye mwene data Gilbert, twaruhanye mu matora muri 2017,
tukaba ubu twagombye kuba dufatanya mu kwiga ibibazo tukabiganiraho, ibibazo bya politiki yo mu Rwanda nubwo turi mu mahanga, tukaba twahura tukaganira. Ariko njya numva ngo bakoresha ngo amanama, habe no gutekereza ko nshobora nanjye kubaha nk'ibitekerezo, niba yigumanira icyakoze mu manama yabo, kuko nyine ni muri ya gahunda yo guhunga igihugu. Waba uhunze igihugu ukumva kubaye umunyapolitiki. Ibintu byo gukurura abantu mubavana mu Rwanda mubazana hanze ngo ubwo mubagize abanyapolitiki, ibyo ni ibyuka. Uko mwahemukiye umuhanzi Kizito Mihigo, agashimutwa mu bitekerezo bye, ubwenge bwe n'ubwisanzure bwe, abashinyaguzi usanga muri iki gihe bakomeza kumushyira imbere, ntibamenye uruhare bagize mu iteshamutwe yahuye naryo. Wasangaga abo mu Rwanda bamurwanira ngo n'abo hanze bamurwanira nabo ngo bamukurure, bamuheza rero mu cyeragate kugeza ubwo abuze ubuzima. Ngira amahirwe ko abansunikira mu Rwanda muri mu mahanga, aho munsunikira haba hashashe kandi banyakirana ubwuzu, atari nk'abo mukura mu Rwanda mujyana hanze kugira ngo mubahindure abanzi b'igihugu. Nabita rero abashinyaguzi bo mu mahanga, nubwo iyo mbabona mwese mwashyizeho ibendera rye riri ku mafoto yanyu, ibendera rya Kizito, nta nubwo mwasobanukiwe ibyo yigishaga, ibyo yavugaga. Ntago mwumva uruhare mwagize mu koreka umwana w'umunyarwanda, mwitiranya ubwiyunge no gukingira ikibaba abakoze jenoside. Abantu b'interahamwe n'abandi bose bakoze ubwicanyi bakeka ko imbabazi n'ubwiyunge bivuga ko abantu bakoze ubwicanyi bababarirwa badasabye imbabazi. N'Imana itegeka ko umuntu abanza gusaba imbabazi kandi akegera n'inkiko, hari inzego zibicamo. Mwe rero mugenda mugakubita imyaka 25 mwihisha, ntimunatekereze ku bana banyu babahisha, ngo mutekereze kubigisha uburyo bwo kuba bashya ntibigane nk'ababyeyi babo. Ugasanga ahubwo murabashyira imbere ngo bajye kubavugira ibitekerezo byanyu, muba mubahemukira cyane. Ibintu rero bigomba kugenda bihinduka. Njyewe icyo mbabwiye nuko gahunda ni y'u Rwanda rushyira imbere urubyiruko rutekereza bundi bushya, rukarwanya abakoze jenoside, rukabereka amafuti yabo, nta by'inyoroshyo, nta byo kuvuga ngo nibasabe imbabazi kandi biyerekane, twubaka u Rwanda rushya. Nta munzani wo kuvuga ngo FPR yakoze ibi ngo natwe dukora ibi. Uko biri kose abari mu gihugu bari bafite ubuyobozi, bari bagituye kandi bakanakora jenoside, nibo ntandaro y'ibyabaye byose. Ibya FPR yashoye intambara bashaka uburenganzira bwabo kandi baranakoze kuko bahagaritse iyo jenoside. Urumva ko ahubwo namwe mwayikoze, mwari mukwiye kumva ko yabagiriye neza. Mugasanga rero nanjye ndi umunyapolitiki w'umukristo, ibitotsi mu ntuka ntibizatuma nibagirwa ko kubahiriza amategeko y'u Rwanda ari byo ngomba gushingiraho ibyo nkora byose. Ntimuzanshobora na gato, ndetse mwarabimenye, kuko usanga benshi aho kuntumira mu manama yanyu muntumira mwifuriza ngo nisubire ngo mu Rwanda, aho ntabwo munyifurije nabi. Ngo ese kuki ntajya ngo muri FPR ngo kandi tuvuga bimwe? Urebye ntago tuvuga bimwe, ahubwo dufite ibintu byinshi duhuriyeho. Iyo rero numvise hari ibyo duhuriyeho byinshi biranshimisha, kuko nyine byose
bigaragaza ko dushobora gukorera igihugu, tukaba ibyo dutandukaniyeho ari byo bike, ari nabyo nshingiraho umurongo wanjye. Niba mutabibona ibyo ngibyo, ese ni ngombwa ko mbibibutsa? Kuri uyu munsi ukomeye nshobora kubibibutsa, kuko niba mwafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro, ni byiza ko murushaho kumenya politiki ya Mpayimana Philippe iteye ite. Nkaho duhuriza na FPR nuko twese dushyigikiye inzira ya demokarasi idakoresha intwaro, dushyigikiye kandi ikinyabupfura, kubahiriza amategeko no kudaca abanyarwanda mo kabiri, kudashingira ku macakubiri, no kuvuga iriya politiki ya ndi umunyarwanda. Nkanashyigikira cyane kandi gahunda yo kwihesha agaciro u Rwanda rumaze guteramo intambwe ikomeye. Ibyo tubivugaho rumwe cyane. Njyewe ku bwanjye nkaba rero nshyira intege mu kongereza imbaraga abaturage. Nicyo cyifuzo cyanjye, ni ukuvuga ubukungu busaranganije, aho kuzamura ubukungu bw'igihugu icyarimwe ngo noneho ubusaranganye mu baturage uturutse hejuru. Njye nshaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka icyarimwe, ariko buhereye hasi bujya hejuru. Numva ko nabifuza rwose ko dukorana, umurongo urasobanutse. Ikindi nanone ni uburyo nshaka gukemuramo ikibazo cy'impunzi. Njyewe nshaka ko bariya bafite intwaro bakiri mu mirwano, navuga nka FDLR n'abandi babaye abasirikare bakomeza kwihisha mu nkambi z'impunzi, bagombye kwitandukanya nabo, bakaza nk'abasirikare bagashyira intwaro hasi, bakaza mu Rwanda, tugashyira umukono ko intambara irangiye, ikibazo cy'amoko kirangiye, bityo abanyarwanda b'impunzi bakaba bazi ko ari abanyarwanda batandukanye n'abasirikare, batandukanye n'abafite imitwe ibitekerezo byo kurwana. Ikindi nanone, mbese kuri urwo ruhande muzi ko ubutegetsi bwa FPR akenshi iyo aho ngaho yiyemeje kuzabarwanya kugeza ku wa nyuma, kuko nyine abantu bafashe intwaro barwanishwa n'intwaro. Njyewe rero n'abandi banyapolitiki dushobora gukorana, dushyigikiye, nifuza yuko twazakora ku buryo abantu bose bafite ibitekerezo by'intwaro byo kurwana babishyira hasi, u Rwanda tugatangira igihugu kidashaka ubutegetsi hakoreshejwe intwaro, byanze bikunze. Kandi abo ngabo abenshi baba bafite ibibazo byihariye bishingiye ku mateka n'agasuzuguro, birumvikana. Ari burya tuzagerageza kuzamura icyubahiro kiri hagati y'abanyarwanda. Ikindi nanone nihariye mu bumwe bw'abanyarwanda nifuza gushyira imbere, nuko nifuza ko abiyumva mu bwoko bw'abahutu babyikuramo burundu bikabavamo, bakaba abanyarwanda gusa, yenda bafite inkomoko gakondo zitandukanye twese tuzi. Guhindura izina umuntu akaryiyambura agafata irindi bigira akamaro. Natanga urugero nko mu gihugu cya Burkina Faso cyahoze cyitwa Haute-Volta. Thomas Sankara yaravuze ati, ibintu kugira ngo bihinduke turahindura izina, igihugu gihindura izina, n'abaturage bahindura izina. Igihugu cy'u Rwanda nticyahindura izina, ariko kumva igihugu cy'u Rwanda kigizwe ngo n'abahutu n'abatutsi simbishaka. Abatutsi ni abantu bafite gakondo, urebye mu Rwanda nageranya n'abanyandorwa, hakaba n'izindi gakondo zindi z'abanyarwanda babana baturanye, ariko ibintu by'abahutu byaje guteranya abanyarwanda, gucamo abanyarwanda mo kabiri. Niyo mpamvu iryo nabyo mbikoreraho politiki ikomeye cyane. Bishobotse hazasaba rwose ko tubivugaho rumwe n'abanyarwanda bazanshyigikira bose, tukamenya ko nta kintu bimaze cyo gukomeza kwihambira mu izina ritera ipfunwe. Nka Burkina Faso yabigezeho, Ababurukinabe ubu bari mu Banyafurika bafite ubwisanzure buhagije kuruta abandi. Mpamya ko n'u Rwanda narwo
kandi nanone mu gihe mparanira nanone ubumwe bwa Afurika, u Rwanda rukiri mu macakubiri y'amoko ntabwo rushobora kwinjira muri Afurika uko rumeze uku nguku uyu munsi. Urumva ko umurongo wa politiki wanjye urasobanutse. Abakomeza kuvuga ngo nta bintu bishyashya mfite, muribeshya cyane. Ahubwo mufate manifesto yanjye muyisome, maze abashobora ko twafatanya dufatanye, abansebya n'abansuzugura mwe nimwe mwisuzugura, nanjye nzabasuzugura. Gusa abanyarwanda bose ndabubaha kandi ndabifuriza ko twashyira ibintu ku murongo, igihugu cyacu kikongera kigatekana amata n'ubuki. Ku munsi nk'uyu rero wanjye ukomeye, menyesha abantu bose ko iyakaremye ariyo ikamena. Abakemanga ubwigenge bwanjye muzaza n'ibimenyetso. Ahangaha ndashaka kubamenyesha abanyarwanda, kandi si ubwa mbere mbivuga kuko bibaye vuba. Ahangaha abashinga amaradiyo mu mahanga nta bunyamwuga mufite, tugiye guhangana nka radiyo Rumuri usanga ibiba amacakubiri yiriza amoko mu kanwa, igere naho inyibasira nyuma y'amatora y'u Burundi, ngo Mpayimana ngo ntabwo bafashe umuntu nka Mpayimana, bafashe gufata umuntu ko bashaka kunjyana mu by'i Burundi bate. Yego ngo nta muhanuzi uhanura iwabo, ariko se mwagiye mugira akantu gatoya k'urukundo rw'igihugu cyanyu muri ibyo mukora byose. Banyarwanda muba mu mahanga, gusuzugura bagenzi banyu no guharabika igihugu cyanyu bizabungura iki? Ngo nta demokarasi dufite. None se mwirengagije aho tuvuye, mwirengagije aho u Rwanda ruvuye. Murabona ko dushobora gusimbuka demokarasi umunsi umwe tukagera aho mutekereza mwifuza. I Burayi na Amerika na hehe nabo bafite ibibazo bikomeye cyane. Mureke rero gushaka gukomeza kunenga igikorwa nakoze cyo kwitabira amatora mu Rwanda. Nagikoze ku mutima wanjye n'urukundo ufitiye igihugu, kandi bikurikiza amategeko n'amabwiriza. Munyamakuru akihanukira ngo Burundi buruta u Rwanda ngo kuko nta Mpayimana bakoresheje. Cyumweru kirashize namaganya ku gasuzuguzo, ariko nta munyamakuru n'umwe uranyandikira ngo asabe imbabazi, kandi barabizi, barabimenye. Mwiboneye ko umukandida wigenga nta hantu hamwe adafite ibibazo. Nyamara haba i Burundi haba mu Rwanda, uwo musuzugura ari we jyewe nerekanye ko narushije benshi, narushije abakandida batanzwe n'amashyaka, haba i Burundi haba mu Rwanda. Ndusha n'abakandida bigenga bageze kuri 3, ku buryo simbona aho mushingira muvuga ko umurimo nakoze utagaragara kandi utanagaragaza ubuhangange bwanjye. Njyewe ntabwo nisuzugura uko biri kose. Abadashaka rero gufatanya nanjye bazarorere, ariko interahamwe ntabwo nzemera yuko mungira agatobero. Twarazirokotse. Erega ahubwo hari igihe tutajya twiyumvisha icyo ari cyo, ngo igihugu cyacu cyarabohowe, ngo abantu twarabohotse. Ejo bundi ahubwo kuri enye z'ukwa 7 muzazi twifatanye n'inkotanyi. Twarabohotse kuko mu by'ukuri interahamwe aho zari zigeze igihugu zari kumara abatutsi, natwe zikatumara abantu b'inyangamugayo, cyangwa se natwe tukazivudukana tukazimara, ahubwo nazo zige zishima. Niyo mpamvu rero kubohoka, igihugu cyacu cyarabohotse rwose. Tureke gusuzugurana, ahubwo dufatanye tucyubake. Banyarwanda nshuti, cyane cyane rubyiruko mubyiruka, mwifuza u Rwanda rusaranganya umutungo warwo mu bana barwo, nzabaguma hafi jyewe. Mureke gucika intege ngo mwirukire mu babahamagarira guhunga igihugu.
mushaka ibyangombwa bijya mu mahanga, bitabaye ibyo mube dufatanye kubaka igihugu tukirimo. Noneho n'abari hanze, bageze hanze, tugire ubutwari bwo guhagurukira kwiyunga n'igihugu cyacu, gushaka ibyangombwa, gushaka pasiporo, kunyarukira mu Rwanda tukareba uko babayeho, tukajya tuvuga ibyo duhagazeho, kuko ibigambo bikabije kuvugwa muri kino gihe, ikoranabuhanga ryabaye agakinisho, biroroha. Nanabibutse ko ari ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda muriho mukoresha imbuga nkoranyambaga mu mahanga, mudasobanukiwe ibyo ari byo, muriho murivugira hagati yanyu mugakeka ko muriho mubwira abanyarwanda. Ntabwo rero dushobora gutera imbere niba abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze bataganira. Noneho abari hanze mugakora ikiganiro, mugasharinga, abandi mukiyabonesha, abandi mugakandaho, abandi mugasoma, mukabona ngo abantu 40-50 babisomye. Ubwo se ni 40-50 bahehe? Abo mu Bubiligi, abo muri Amerika, abo muri Zambia, abo muri Australia, mbese abantu b'impunzi mwishyize hamwe mugasoma ibintu muhuriyeho, ntacyo mwungurana. Birutwa na video, birutwa n'abantu mu Rwanda 10 cyangwa 15 bashobora kumenya inkuru mu Rwanda bakayiganiraho inyuze muri radio zo mu Rwanda n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, abanyarwanda bakabimenya. Aho kugira ngo rero muzajye mukomeza mwibeshye ngo murakurikiwe, ngo mufite aba followers, nta kintu bibungura, kuko nuko mufite nyine network igenda neza aho mu mahanga muri, bamwe ndetse murazifungura mukisinzira, ndakeka ko mutanabikurikira. Ariko mu Rwanda abantu bafite za telefone za smart ni bake. Niba mushaka gutanga ibyo bitekerezo byanyu, wa mugani ngo mubagurire za smart, naho ubundi kubona mwagize aba followers benshi mukeka ko ibitekerezo byanyu hari icyo biteza imbere igihugu, kandi ari ibibazo byanyu hagati yanyu mwiganirira, kura no paspa hagati y'abari mu gihugu n'abari hanze, kubera yuko mwahisemo gukoresha za YouTube. Kandi mu Rwanda umuntu ufungura YouTube keretse yenda abayobozi bonyine, kandi abayobozi nabonye basigaye bafite imico myiza yo kuvugana n'abanyamakuru bo hanze, nabyo twabishima. Ariko nibo bonyine muvugana. Cyakoza icyo nashima kandi nateramo inkunga abanyarwanda bari mu mahanga, nimukora itangazamakuru rya gihanga, musesengura ibibazo byo mu Rwanda, ariko mudahamagariye abantu guhunga